Haleluya. Ndashima Imana kuko yongeye kuduha uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi ijambo Imana yampaye tugiye kuganira ku jambo y'ubwenge buva mu ijuru. Ubwenge buva mu ijuru kuko hari n'ubundi bwenge. Hari ubwenge bw'abantu. Ubwenge bwose bubamo amacakubiri n'ubwenge buva mu bantu. Ni bwa bundi bugendera kuri principe ivuga ngo diviser pour mieux régner. Abashaka gutegeka abandi, abashaka gucinyiza abandi, babacamo kugira ngo babone uburyo bategeka, uburyo bakomera, uburyo bikomeza. Hanyuma hakaba n'ubundi bwenge buva kwa Satani, ubwenge buva mu badayimoni. Ubwenge bwose burimo guhakana Imana, ubwenge bwose burimo kutemera Imana, n'ubwenge buva kwa Satani. Ubwenge bwose bubiri tuvuze, ubwenge bw'abantu, ubwenge bw'abadayimoni, ubwenge bwa Satani, ntabwo aribwo tugiye kwiga. Tugiye kwiga ubwenge buva mu ijuru, wisdom from above. Tugiye kugendera ku magambo dusanga muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 17, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo ariko ubwenge bwo mu ijuru irya mbere buraboneye, kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarabanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Ubwo ni ubwenge buva mu ijuru Imana itanga, ubwenge bwuzuye. Ndatekereza ko nta yindi definition twatanga y'ubwo bwenge. Ayo magambo arahagije, ahubwo aruzuye cyane. Ushobora no gusesengura, ushobora gusangamo topic nyinshi cyane wakwiga iminsi myinshi kugira ngo usobanukirwe. Ushobora gufata ubwenge buboneye ukavuga amagambo menshi kuri ubwo bwenge, ubwenge bw'amahoro ukavuga amagambo menshi, ubwenge bw'ineza ugasesengura, ubwenge bwemera kugirwa inama ukabusesengura, ubwenge bwuzuye imbabazi, ubwenge bw'imbuto nziza, bufite imbuto nziza, ubwenge butarobanura ku butoni, ubwenge butagira uburyarya. Wabyiga ukabisesengura ugakuramo amagambo menshi. Ndabararitse rero ngo muzabyige mwene uko kuntu kugira ngo murushe gusobanukirwa buriya bwenge buvuye mu ijuru. Mbere yuko dukomeza kuganira, reka dusenge Imana. Imana ikomeye cyane, Imana ihambaye, turi imbere y'ijambo ryawe. Nagusabye ngo mbe igikoresho cyiza, abumva aya magambo ntibayumve gusa, ahubwo bayumve, abubake, bayumve kugira ngo bagire ubu bwenge, kuko ari impano ikomeye iva mu ijuru, kandi buri wese akeneye ubu bwenge. Imana ikomeye cyane, ngwino ubane natwe, ngwino tugire neza, ngwino usigire amagambo yavuge asizwe amavuta, nyavugane boldness, ubushizi bw'amanga. Nshimira Imana kuko unyemereye kandi ubikoze. Mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu tubisenze, amen. Tumaze gusoma ariya magambo ari muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 17, reka noneho turebe akamaro k'ubwo bwenge. Nanone turifashishije ijambo ry'Imana, amagambo dusanga mu Migani 3:16, amagambo dusanga muri Zaburi igice cy'Ijana na 19,
uhereye ku murongo wa 98 kugeza ku murongo w'ijana urahasanga akamaro. Turahasanga amagambo 5. Ubwo bwenge buva mu ijuru butanga kurama. Ubwo bwenge buva mu ijuru butanga icyubahiro. Ubwo bwenge buva mu ijuru butanga ubukungu. Ubwo bwenge buva mu ijuru ni protection, buturinda imitego y'umwanzi, budufasha gukontorona cyangwa se gukwepa imitego y'umwanzi Satani. Hanyuma ubwo bwenge buva mu ijuru buduha ubumenyi no kujijuka. Mvuze bike ariko hari byinshi bigaragaza ubu bwenge, hari byinshi. Noneho rero mureke turebe niki kigaragaza umuntu ufite ubwenge buvuye ku Mana, ubwenge buvuye mu ijuru. Naho ntabwo ngiye kubivuga byose kuko ni byinshi, ariko ndavuga bimwe muri indicators cyangwa se ibigaragaza umuntu ufite ubwenge buvuye mu ijuru. Wisdom from above. Cyambere, iyo uyu muntu ahora yiga. Umuntu ufite ubwenge buvuye mu ijuru ahora yiga, yigira cyane cyane mu ijambo ry'Imana, yigira ku bandi, yigira mu buzima busanzwe, ariko cyane cyane yigira mu bibazo ahura nabyo. Joel Weston yaravuze ngo don't waste your pen. Ntugapfushe ubusa ibihe bibi uhura nabyo, kuko biba bije kukwigisha. Umunyabwenge atega amatwi ibibazo ahura nabyo, kuko abazi ko harimo isomo ryiza ari bukuremo. Don't waste your pen. Ntupfushe ubusa ibibazo uhura nabyo, kuko kenshi biba byaje kukwigisha. Icya kabiri, umunyabwenge akunda gusaba imbabazi kandi nawe akazitanga. Asaba imbabazi iyo yaguye mu cyaha. Mu masomo yacu y'ubushize aho twaganiriye ku magambo yo kubabarira, twaravuze ngo kubabarira ni rwo rukundo, kubabarira ni bwo bukristo, kubabarira ni imbaraga, kubabarira niko twakirisha isi yacu paix et réconciliation. Kandi twagiye tureba ko abantu bakomeye bo muri Bibiliya ubwo nyine bari bafite ubwenge, kuko baranzwe no kubabarira. Twahereye kuri Yosefu yarababariye, turamanuka kuri Mose yarababariraga, turamanuka kuri umwami Dawidi yarababariraga, turamanuka ku mwami Salomoni yababariraga, ndetse tugera no mu Isezerano Rishya aho twasanze Pawulo na Stefano ndetse n'abandi tutavuze bari bafite iyo mpano yo kubabarira. Mu yandi magambo, bari bafite ubwenge burimo kubabarira. Iyo ni indicator ikomeye yo kubabarira. Indicator ya gatatu, umunyabwenge ufite ubwenge buva mu ijuru yicisha bugufi. Imiliti yicisha bugufi. Nanone mu masomo yashize twize naravuze ngo hari ibintu bitatu, inzira ngufi, shortcut twanyuramo kugira ngo tugere ku bukristo nyabwo. Naravuze ngo nubona ibindi byose byakunaniye uzagerageza ibintu bitatu. Icya mbere nyine ni ukubabarira, icya kabiri ni ubwenge tumwe tuvuga, icya gatatu ni ukwicisha bugufi. Hari uwanditse aravuga ngo humility is our greatest friend and pride our greatest enemy. Inshuti yacu nziza ni ukwicisha bugufi. Inshuti dufitemo inyungu nyinshi. Kwicisha bugufi bituma Imana itwitaho, idutindaho. Humility gets God's attention.
ni amagambo dusanga muri Yesaya ibice 66 kabiri b. Haravuga ngo ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Kwicisha bugufi nanone bituma Imana iturwanirira ndetse akadushira hejuru. Imana ikadushira hejuru mu gihe gikwiye. Hari amagambo dusanga muri Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6, n'andi magambo dusanga muri Yesaya igice cya 57 uhereye ku murongo wa 11 ukageza ku wa 15. Turahasanga izindi nyungu dusanga mu kwicisha bugufi. Iyo umuntu yicisha bugufi, Imana iramurwanirira. Iyo umuntu yicisha bugufi, Imana iramusanga. Visitation, aba visited n'Imana. Imana imwohereza ububyutse, ahora ari mu bubyutse. Iyo umuntu yicisha bugufi, uwicisha bugufi niwe uzazamuka wa musozi, niwe uzicarana n'Imana. Aha, ijuru riramutegereje kwicisha bugufi. Umunyabwenge rero agaragazwa no kwicisha bugufi. Ikindi, umunyabwenge arihangana. Umunyabwenge yera imbuto yo kwihangana. Mu yandi magambo, umunyabwenge ntabwo afata ibyemezo bihubutse, arabanza akabitegerezaho, akabipeza according to the word of God, akabitekerezaho, hanyuma agafata icyemezo amaze gushishoza. Ubwo ni ubwenge. Umunyabwenge agira ubwo buryo bwo gufata ibyemezo. Umunyabwenge nanone yihanganira kurekwa, kwangwa, kwibagirana. Mu yandi magambo, wise people can handle rejection and failure. Iyo bagutaye, iyo bakuretse, umunyabwenge azi kubyihanganira, azi kubimanaginga. Naravuze ngo hano uyu munyabwenge ufite ubwenge buvuye mu ijuru, agendera kuri principe ivuga ngo abo mu isi nibakwanga, bakwangiye ubusa cyangwa bakuziza ibyiza, biguhesha umugisha. Niyo principe agenderaho. Donc kwangwa, kuba rejected, abazi ko hari mu mugisha. Ubwo ni bwo bwenge buvuye mu ijuru. Cya 6, bazi guhitamo ibikenewe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo byose turabyemerewe, byose ni byiza, ariko byose siko bitugirira umumaro. Aha, umunyabwenge rero ufite ubwenge buvuye mu ijuru azi guhitamo neza, azi guhitamo ibimugirira akamaro. Icya 7, uyu munyabwenge ufite ubwenge buvuye mu ijuru afata abandi bantu kuko yifuza ko bamufata. Uyu munyabwenge ni wa muntu abantu birukira gusaba inama zubaka. Uyu munyabwenge ni wa muntu birukira ibibazo byabaye. Ibibazo byabaye, uramwirukira akagutabara, akagufasha, ndetse ashobora no gutanga ibye kugira ngo agufashe asolve situation, adashakuje, atavuze menshi. Icya 8, uyu munyabwenge agira inshuti nyinshi zishoboka. Inshuti nyinshi zishoboka kubera ko nyine yegera abantu, kubera ko afite urukundo, abantu baramwegera, baramusanga, nawe akemera kubakira. Donc aba afite inshuti nyinshi, agira inshuti nyinshi zitabarika. Icya 9, uyu munyabwenge abaho mu buzima bwe, ntabwo yirarira, amenya urugero rwe, ntabwo yisumbukuruza. Icya 10, uyu munyabwenge ntiyita ku magambo bamuvuga, amagambo urugambo bamugamba. Icya 11, uyu munyabwenge azi kurinda ururimi rwe. Ni nka Dawidi igice cya 39 muri Zaburi yari yararahiye ko azarinda ururimi rwe, ndetse nubwo byaba byiza,
ngo ntabazabivuga. Dans le sens yo kwirinda, uyu munyabwenge azi kwirinda pe, azi kurinda ururimi rwe, kuko azi ko mu magambo menshi habamo ibyaha, habamo ibicumuro. Où l'on parle beaucoup, le péché ne manque pas. Il est prudent, celui qui retient ses lèvres. Amagambo dusanga mu migani igice cya 10 n'umurongo wa 19. Aha hari amagambo menshi ivuze, hari ivuzi ntabwo habura ibicumuro. Akongera akamenya ko amagambo tuvuga tuzayabazwa ku munsi w'amateka. Ibyo arabizi. Amagambo y'imfabusa, ni amagambo dusanga muri Matayo igice cya 12 umurongo wa 36, haravuga ngo kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Iyo ngeze ahangaha mpita nibuka amagambo umuntu yanditse mu gatabo ke witwa Derek Prince. Derek Prince ni umuvugabutumwa w'umunyamerika, ngira ngo yarapfuye. Yanditse mu gatabo ke kavuga ngo votre langue a-t-elle besoin de la guérison? Ni ikibazo yibajije, kuko we aravuga ngo ururimi rw'umuntu udafite ubwenge rugira indwara. Ibyo avuga, ibyo abadafite ubwenge buvuye mu ijuru, ururimi rwabo ibyo bavuga bugaragaza uburwayi. Aravuga ngo harimo ivuzi, harimo amagambo y'imfabusa nk'aya ngaya twari tuvuze, hanyuma hakaba amagambo asebanya, guteranya, hakabamo amagambo y'ibinyoma, hakabamo ururimi ruryarya, hakabamo n'icyo yise parole légère. Mu yandi magambo, hari abantu bapfa kuvuga badatekereje ku byo bagiye kuvugaho. Rero umunyabwenge azi kumanaginga ururimi rwe. Ibyo bintu tuvuze, ibyo bintu bigawa, rwose arabyirinda akamanaginga ururimi rwe, akirinda uko abishoboye kose. Dushake ubwenge buvuye ku Mana, dusabe Imana ubwo bwenge kuko burasabika bukaboneka. Urugero dufite ni umwami Salomon. Amaze guhabwa inshingano, yagize ubwoba, aravuga ngo kuyobora ubu bwoko ko bitoroshera, ajya gusaba Imana. Noneho Imana yarafite liste y'ibintu byinshi, ariko Imana yaramubwira ati ngaho saba kimwe kikugoye cyane, hanyuma ndaza kukiguha, ndakiguha. Salomon nyine yagize ubwenge bw'Imana buva mu ijuru, asaba ubwenge. Imana iramubwira ngo ubwo uhisemo neza, ubwo usabye neza, n'ibindi byose nzabiguha. Donc mu yandi magambo, nitugira ubwo bwenge buvuye mu ijuru, buvuye ku Mana, wisdom from above, Imana izatwongerera, Imana izaduha n'ibindi byose. Mwakire neza.